inshuti z'ikiganiro cyacu Info France Rwanda, nongeye kubasuhuza muraho neza. Uyu munsi rero niyemeje kubaganirira ariko ngahera ku buhamya. Umunyarwanda mwene wacu uba mu mahanga ufite ibyangombwa byo mu mahanga akagira n'ibyangombwa byo mu Rwanda, aherutse gusura igihugu cy'u Rwanda, igihugu cye, yiyemeza no kujya gusura igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akajya Kinshasa. Afata indege ya Ethiopian anyura Addis, ni ukuvuga umurwa mukuru wa Ethiopia. Ahageze yerekanye ibyangombwa nk'abandi bose, yerekana ibyangombwa by'igihugu cy'amahanga abamo. Baramubwira ati ntushobora kurenga kuko nta visa ufite yo kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko bakabona ari umunyarwanda, ntiyamenya rero impamvu z'uko adafite uburenganzira bwo kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari igihugu baturanye. Kenshi kabaye abagenzi bose bamaze gusa naho bihindira mu ndege, baramubaza batari ko ubundi ibyangombwa ugendanye ni iby'icyo gihugu ubamo cyangwa ni ufite n'ibyangombwa by'igihugu uvukamo ko tubona uri umunyarwanda. Aravuga ati ndabifite. Bati bitwereka, arabibereka. Noneho batari ko se kuki werekanye ibyangombwa bitabanza ukerekana ibyangombwa bikurikiraho? Bahita babwira ku ndege byihuse bati umuntu wari usigaye hano afite ibyangombwa, afite uburenganzira bwo kujya aho yaragiye, reka tumuboherereza. Bari ukanka rwose, baramujyana no ku ndege arinjira. Ariko baramubwira ati utaha ntuzongere kujya werekana ibyangombwa bitakujyanye aho ugiye cyangwa se bidafite uburenganzira. Araseka, aratangara, abona ko ubunyarwanda ari bwo burushije cya gihugu cy'amahanga yibwiraga ko gikomeye, ko ari bwo bumuhaye uburenganzira bwo kwinjira muri iyo leta nababwiye. Icyo kintu ni ubuhamya nagira ngo mbabwire. Yarabinganire, ndavuga nti urabimbwira ariko n'ubundi ngenzi yuko kuba umunyarwanda uvuka mu Rwanda ufite umuco nyarwanda babyita ikirezi, kandi bakagerekaho ko ari ikirezi cyera. Muri make ni ukuvuga ngo uyu munsi ikiganiro cyacu ni ukuvuga ngo ndi umunyarwanda uvuka mu Rwanda ufite umuco nyarwanda. Ibyo ni ikirezi. Abanyamahanga rero babona ko icyo kirezi twambaye, icyo kirezi twitwa bo bita u Rwanda, icyo kirezi tuvuga bita ururimi nyarwanda, icyo kirezi abantu babona tugaragazamo kubaho kwacu, gusabana kwacu, gutekereza kwacu, ari wo muco, ari ikirezi. Mbega ni ukuvuga ngo dusubiye inyuma gatoya, ikirezi mu kinyarwanda wari umwenda abanyarwanda bambaraga kera, kandi ukaba umwenda w'uruhu. Namwe nimutekereze kugira ngo uruhu rube rwera. Rwabaga ari uruhu rw'intama, bamwe abakene bakagira uruhu rw'ihene. Nimutekereze urwo ruhu ko muzi rusa ku ba kera cyangwa se abarubonye, kugeza igihe noneho urwo ruhu ruhinduka urwera. Uwo mwenda rero muri iki gihe cya none nibyo bituranga, ni icyo kirezi. Uwo mwenda rero nanone nubwo bunyarwanda tugendana. Uwo mwenda rero nanone ni ukuba turi abanyarwanda. Uwo mwenda rero nanone ni ukuba tuvuka mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umwihariko bavandimwe b'abanyarwanda. Rwose iki kiganiro ndagira ngo munkurikire, kuko aya magambo ndi kubabwira aradukura hamwe akatugeza ahandi. Ubwo rero kirera kubera iki? Kirera kubera ko umunyamahanga ukureba nk'umunyarwanda, akamenya ko uvuka mu gihugu nk'u Rwanda, akakubona mu muco nyarwanda, abona ko ibyo byose wambaye ari ikirezi, kandi ikirezi cyera kubera iki? Ibara ry'umweru burya mu mabara ritambuka neza. Ibara ry'umweru ntabwo ryambarwa n'ubonetse uwo ari we wese, kuko ibara ry'umweru ni ibara rifatwa neza, ni ibara rishaka ibintu byo kuryitaho, kuko kuryanduza, kurihindanya biroroshye cyane. Niyo mpamvu rero ikirezi kirera. Ni ukuvuga ngo agaciro umuntu afite, we wa munyarwanda we, nanjye umunyarwanda, igihugu cyacu nk'u Rwanda, umuco wacu nk'umuco nyarwanda, ni ikirezi. Abanyamahanga abandi babona bakabona ko byera.
ni igitangaza. Kwera rero nubwo navuze ibara, ariko kwera noneho bifite agaciro. Ni ukuvuga ngo babishyize mu buryo bw'agaciro, babishyize mu buryo utabona uko wabivuga, utabona agaciro ubiha. Niyo mpamvu baciye umugani ngo ufite ikirezi, uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Abanyarwanda rero b'abahanga bazi kwita abana babo, hari abitwa ikirezi. Akaba ari umwana nyine urobanuye mu rugo, ise yabonye ko ari umwana mwiza, byumvikanaho n'umukenyezi we, noneho uwo mwana bamuha izina ryo kuvuga ngo ni ikirezi. Murumva ni ikintu gikataje cyane. None reka mvuge ngo ubwo amahanga babona twambaye ibyera, babona turi ikirezi cyera, ako ni agaciro gakomeye cyane. Ikibazo navuga muri iki gitondo, wowe ubwawe ujya ubona ko kuba umunyarwanda, kuvuka mu gihugu cy'u Rwanda, kugira umuco nyarwanda bigufitiye agaciro? Ubibonamo ikirezi, ikirezi cyera, ubibonamo umwenda, ubibonamo ibikuranga bifite agaciro, agaciro kandi utashobora guha amafaranga, agaciro utashobora kubara, kuko ni agaciro gahanitse. Kwera, ishusho y'umweru, iyo ari mu nzu harimo irange ry'umweru, niyo utashyiramo ikindi kintu bigaragara neza. Inzu igaragara neza, ifite umucyo, imeze neza, ikunditse. Umunyarwanda rero aho ageze, w'umunyarwanda rwose, ubyiyumvamo ko ari umunyarwanda, babona aryoshye, babona yera, babona ameze neza, babona afite agaciro. Ndagira ngo uyu munsi twongere twirebeho nk'abanyarwanda, mbabwire ngo dufite agaciro, turaba agaciro. Abanyamahanga babona turaba agaciro, ariko bifite imva n'imvano. Turaba agaciro kubw'igihugu tubamo n'umuco uturanga by'agaciro. Ni ikirezi cyera ku banyamahanga, ni ikirezi cyera ku bamaze kubibona bagereranyije n'iby'ahandi. Ni ukuvuga ngo twicaye mu gihugu nk'abanyarwanda, igihugu kitameze nk'ibindi bihugu, igihugu kiryoshye, abantu babona ko kiryoshye. Ndagira ngo nabibutse ko abanyamahanga iyo bagisuye, kugira ngo bahindukire bagaruke iwabo, bagaruka batseta ibirenge. Muri make icyo kinyarwanda ari ukuvuga ngo bumva ubundi batakomeza ngo bave mu Rwanda bakomeze bajye iwabo, bumva bahigumira. Ni ikirezi cyera abanyarwanda, igihugu cyacu ni ikirezi cyera. Umunyarwanda aho ari, umunyarwanda usabana, umunyarwanda wakira abantu, umunyarwanda wuzuye urukundo, ni ikirezi. Abanyamahanga babana nawe babona ari ikirezi, bakabona umuco mwiza afite, bakabona imvugo nziza afite, bakabona imibereho myiza afite, bakabona uko asabanye n'abandi, bakabona urukundo afite, bakabona ndetse ubwe muri we hari ikintu gitandukanye n'icya ubundi bwoko bw'amahanga gifite. Ni ikirezi, bakabona gifite agaciro, kirera. Ndagenda mbasubiriza cya kibazo nabajije ngo mbese wibonamo ikirezi, wibonamo ikirezi kandi ubona ko uri ikirezi cyera. U Rwanda ukomokamo ubona ko ari igihugu, ni igihugu, ni ikirezi. Kandi icyo kirezi cyera ni ukuvuga ngo igihugu cyiza cyane, igihugu gifite agaciro. Umunyarwanda uri umuntu mwiza cyane, umunyarwanda ufite agaciro. Nagira ngo mbatakire ibyo bintu uko ari bitatu: kuba umunyarwanda, kugira u Rwanda nk'igihugu, noneho ukagira umuco nk'umunyarwanda. Ibyo bintu ni ikirezi, kandi ni ikirezi cyera. Uyu munsi nahisemo kubaganira neza kugira ngo twumve agaciro dufite abanyarwanda, kugira ngo mbabwire, mbibutse ko turi ikirezi kandi ko turi ibirezi byera. Ikirezi cyera erega ni iby'agaciro, ni iby'agaciro kuba umunyarwanda, ni iby'agaciro kwitwa umunyarwanda, ni iby'agaciro kugira umuco nyarwanda. Ariko ibyo birasegasirwa. Aho ugiye ugatambuka bakabona ko uri umunyarwanda, bakabona ko uturutse mu Rwanda, bakabona ko uvuka mu Rwanda, bakabona ko umuco ukuranga ari uw'abanyarwanda. Kuko hanze bamaze kumenya abanyarwanda icyo ari cyo, n'igihugu cy'abanyarwanda icyo ari cyo,
n'umuco uranga abanyarwanda uwo ari wo. Tuzagira igihe gihagije cyo kubiganiraho, tuzagira igihe gihagije cyo kubisobanuriranaho, tuzagira igihe gihagije cyo kubiganirwaho n'abahanga bahanitse. Kandi bamwe ni muri mwebwe mu nyumva n'abandi tuzatumira. Ariko icyo nagira ngo mbibutse muri iki gitondo nk'umunyarwanda, banyarwanda bene wacu baba mu mahanga cyane cyane, nagira ngo aho turi ahangaha tumenye ngo kuba umunyarwanda ni ikirezi kigaragarira abanyamahanga, kandi ni ikirezi cyera, ni ikirezi cyiza. Umunyarwanda ni umuntu mwiza, ndabibasubiriramo. Iyo abaye umunyarwanda mwiza, iyo abaye umunyarwanda ugaragaza ubunyarwanda, iyo abaye umunyarwanda ugaragaza igihugu avukamo nk'u Rwanda. Ndagaruka ku rubyiruko. Ibyo mbivuga nshaka ko urubyiruko rubyumva cyane, kugira ngo aho urubyiruko rwicaye rujye rwicara rumva agaciro rufite nk'urubyiruko rw'umunyarwanda, rw'abanyarwanda bafite igihugu cy'u Rwanda, bafite umuco w'u Rwanda. Mu gihe kiri imbere numva tuzagerageza gufasha abantu bafite abana batavuga ikinyarwanda. Hano mfite udutabo t'umubyeyi witwa Kanakuze Marie Jeanne d'Arc. Ndagira ngo rwose utwo dutabo nzatubasakazemo abazatwifuza, kuko utwo dutabo twinjiriza abana bacu mu muco nyarwanda, tubabwira ibyiza by'umuco nyarwanda, tubabwira ibyiza byo kuba umunyarwanda uri mu mahanga n'uri mu Rwanda imbere. Noneho umwana akabyiruka azi agaciro ko kuba umunyarwanda, azi agaciro ko kuba yicaye mu gihugu cyangwa avuka mu gihugu cy'u Rwanda rwamubyaye cyangwa rwamubyariye ababyeyi ba sekuru, n'umuco ubiherekeje. Icyo ni ikirezi, kandi ikirezi cyera. Muri aka kanya rero abakurikira uyu murongo n'abandi bazajya badukurikira, uyu murongo ni uwacu. Basezeranya buri gihe kuzajya unyuraho amakuru adufasha gusobanukirwa inkuru nziza zitarimo ibinyoma, inkuru nziza zitarimo intambara, kugira ngo nk'abanyarwanda turangwe n'umuco w'abanyarwanda, nk'abanyarwanda dutambuke nk'abanyarwanda utubona atubonemo ubunyarwanda, atubonemo igihugu cy'u Rwanda, kandi igihugu cyacu rwose kugitaka nagitaka, ariko mushobora no kundusha kugitaka. Abanyamahanga ubu noneho babonye koko ari ikirezi, niyo mpamvu batugarukana bakavuga ngo ariko ubundi u Rwanda rwanyu muraruzi cyane. Iyo tuganira hano mu mahanga, muzi buri agaciro rufite, muzi ibyiza rufite, muzi ibyiza byo kwitwa abanyarwanda. Hari abanyamahanga benshi ubu biyemeje kugira ngo bafate ubwenegihugu bw'ubunyarwanda, ni benshi cyane. Bamwe bazatambuka ku murongo bitangira ubuhamya, bavuga uburyo ki banejejwe no kwitwa abanyarwanda, no kuba abanyarwanda, bakagira ubwenegihugu bw'abanyarwanda, bakicara mu gihugu cy'u Rwanda ari icyabo nabo, bitwa abanyarwanda. Nk'uko turi mu mahanga, bamwe bitirirwa igihugu iki n'iki kubera ibyangombwa baduhaye by'icyo gihugu, ubwenegihugu bw'ibyo bihugu twicayemo mu mahanga. Abenshi barabibona bagakora umunsi mukuru. Tekereza kugira ngo niba ubona ibyangombwa kuba yenda nko mu Burayi ugakoresha umunsi mukuru, noneho kuba uri umunyarwanda ubuvukana cyangwa se wabuvukiyemo cyangwa uwabyaye wabuvukanye, icyo murumva bidakwira umunsi mukuru uhebuje kuruta ibindi byose. Ako ni akantu twatekerezaho, ni umukoro mbahaye. Mwiyandikishije kuri umurongo wacu Info France Rwanda, tuzajya tubiganiraho kurushaho. Ako kari imbarutso yo kugira ngo tumenye agaciro ko kuba umunyarwanda, ko kuvuka mu Rwanda, ko kugira umuco nyarwanda. Ndabivuga nitonze kugira ngo bisobanuke neza, ndabivuga nitonze kugira ngo tubyumve neza, ndabivuga nitonze kugira ngo dukurure agaciro karimo ko kwita umunyarwanda uvuka mu Rwanda, ufite umuco nyarwanda, ukakiyegereza akabandi baguha, nawe noneho ukakabona pe ukakagira kawe. Ndabanezerewe cyane muri iki kiganiro mwakurikiye.
kugira ngo twongere twegerane, kugira ngo twongere duhurire kuri iki kirezi, tumenye ikirezi icyo turi cyo nk'abanyarwanda, kandi ko ari ikirezi cyera, kitavangiwe, kitari kibi rwose, kidafite irindi bara. Ikirezi cyera tuvuga gifite agaciro, kimeze neza cyane utabona ahandi hose. Rwa rubyiruko nabwiye n'ubu nkibwira, muharanire kumva icyo kirezi muri cyo, kumva icyo kirezi mucyambaye, kumva icyo kirezi kibaranga, kumva icyo kirezi mugomba kucyamamaza hose aho muri, kandi mukacyamamaza neza. Mugomba kucyambara kandi mukacyambara neza. Mugomba kugitekerezamo, mukakivugamo, mukagishakishamo, mukakiganiramo, mukakibanamo kandi neza. Iryo ni ijambo ngeza ku rubyiruko, kuko urubyiruko rwacu, abana bacu nibo Rwanda rw'ubu, rw'ejo n'igihe kindi kizakurikiraho. Uko bazagenda bungurana, bunguka, none nabyaye uyu, ejo nabyaye yabyaye undi, ejo bundi uwabyawe n'uwanjye nawe yabyaye undi. Nawe unyumva muvandimwe w'umunyarwanda, rwose ndanezerewe cyane kugira ngo twongere twibuke nk'abanyarwanda, nk'abavuka mu Rwanda, abafite igihugu cy'u Rwanda, abafite u Rwanda nk'igihugu, abafite umuco nyarwanda, ko ari ikirezi, kandi ko ari ikirezi cyera. Ntabwo ari ikirezi ngo gihagarare gusa, gishobora kuba ari ikirezi cyandujwe, wa mwenda nababwiye wa kera ushobora kujyaho ikizinga runaka, ariko umwenda w'umweru wagiyeho ikizinga bihita bigaragara, bihita biboneka. Niyo mpamvu abanyarwanda, kuba umunyarwanda, kugira umuco nyarwanda, ni ukubisegasira, ni ukubifata neza, ni ukubibyaza agaciro, kandi abandi babona twebwe tukarushaho ka gaciro kukazamukamo. Uyu munsi kari agaciro wenda gahanitse kuri level ya mbere, kuri nivo imwe, ku ntera imwe, ariko yenda ejo kazabe agaciro kageze ku ntera ebyiri, ku ntera eshatu, ku ntera enye, ku ntera eshanu, niba kagomba kugeza ku ntera 10. Icyo gihe tukazagira urubyiruko ruzagera ku ntera 10, umunyarwanda ahagaze neza mu bunyarwanda bwe, igihugu cy'u Rwanda cyubakitse mu buryo bw'igihugu nyarwanda kuri za ntera 10, umuco nyarwanda uhumekwa ubaweho kuri za ntera 10. Ubwo tuzaba twakinjije, tuzaba twagiye mu bumwe, tuzaba twagiye mu bikenewe muri iki gihe cya none, mu iterambere turimo, mu mibanire turimo, mu bwunge turimo, tujya no hanze kuganira uko twebwe ubwacu nk'abanyarwanda turi ikirezi, kandi ikirezi cyera, tuvuga cya gihugu cyacu tuvukamo, twabyawe nacyo, tuvuga icyo gihugu uko cyabaye ikirezi n'uko icyo kirezi cyera. Tugenda mu mahanga tuvuga mu buryo bw'abanyarwanda, tugaragaza umuco w'abanyarwanda, tugenda tuvuga ko uwo muco ari umuco w'abanyarwanda, ari ikirezi kandi ikirezi cyera. Ibyo ni umukoro twese twakwiha kugira ngo guhe umunsi, cyangwa se ababitangiye murahirwa, abatarabitangira mu bitangire n'imbarutso, abandi kandi babikomeza kurushaho, kugira ngo rwose ntabisubiyemo. Kandi naho nabisubiramo n'ubundi ngo bisubiyemo biraryoha, kuko n'ubundi tuzakomeza kuganira ku iki ikirezi cyera twambaye, twavutsemo, tuvugamo, tugaragaramo, kugira ngo bigende neza. Ntihagire ugira ipfunwe ryo kwitwa umunyarwanda, ntihagire ugira ipfunwe ryo kwitirirwa igihugu avukamo nk'u Rwanda nk'igihugu cye cyamubyaye. Ntihagire ugira ipfunwe ryo kwitirirwa umuco nyarwanda. Ibyo ni byiza cyane. Umurongo wacu urabategereje, ibitekerezo mwatanga, kugira ngo namwe ubwanyu mufate agakaramu mutwandikire muti turawukunze, turashaka kubana namwe, turashaka kugendana namwe, turashaka kuganira namwe, turashaka kubaha ibitekerezo. Ibyo ni uburenganzira bwanyu, ariko nabwo turabyisabiye kandi turabibasabye,
murakoze cyane, bifurije umunsi mwiza, bifurije ibihe byiza, bifurije kuba abanyarwanda barangwa n'ubunyarwanda bufite ikirezi, kandi icyo kirezi cyera. Bizaduherekeza, bizatunyuza mu mahanga, tuzabanamo neza, kandi imigisha irimo, amahirwe arimo azatubaho n'urubyaro rwacu. Mugire amahoro ya Nyagasani. Murakoze.